Ku Mana Data mfiteyo umufasha, Imana ishimwe cyane, niwe umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Mana Data wa twese, Imana iri mu ijuru, Imana idukunda, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'umufasha dufite mu ijuru utuvuganira, umufasha udushoboza muri uru rugendo tugenda muri iyi si rutoroshye. Mana, izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwanya rero tugushimiye ko twongeye kwegera ahantu, Uwiteka, kugira ngo twumve ibyanditswe byera. Ndakwinginze ngo uduhe kumva, amatwi yacu y'umwuka yumve, kandi uduhe gusobanukirwa icyo uvugana natwe muri iri jambo. Nsengeye mwene data wese uteze amatwi iri jambo kuri iyi cano, numuha umugisha, kandi icyo umutima we ukwifuzaho, Mwami Imana ukimusubize, kuko ufite ibisubizo mu biganza byawe. Urakoze, icyubahiro cyose n'amashimwe n'ubutwari byose bibi byawe byose, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Mbahaye ikaze inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kuri Women in God Ministry. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Luka ibice 18, rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arababaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Haleluya. Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Amen. Bakunze ijambo ry'Imana, ijambo umwuka w'Imana aduhaye muri iki gitondo. Umwuka w'Imana aduhaye ijambo ryo kuduhumuriza, aduhaye ijambo kandi ryo kutubwira yuko tudakwiriye kurambirwa mu cyo twasengeye, mu cyo twasabye Imana. Umwuka w'Imana aratubwiye ngo twe kurambirwa, ahubwo dusenge dutitiriza. Niho Yesu yaciye umugani arababwira ati, niba uyu mucamanza utarubahaga Imana ntiyite ku bantu, niba yarabikoze avuga ati, kuko uyu muntu aza buri munsi, uyu mupfakazi ankomangira buri munsi, anesha igihe, anesha umutwe, guhora numva ngo araje, ati birambangamiye, ngiye kubikora kugira ngo ye gukomeza kuza mu rugo rwanjye kumbuza amahoro n'umutekano. Imana ishimwe ko itabikora iturebera muri ubwo buryo, ariko iki ni ikigereranyo twahawe n'umwami Yesu, umwana w'Imana wabaye mu ijuru, uzi sisiteme y'ijuru, uzi imikorere y'ijuru kwa Data. Aratubwira ngo ntimugasenga ngo mucike intege, ngo ahubwo musenge iteka, ngo ntimurambirwe. Umuntu umwe yaravuze ngo iby'Imana birya abarambije, abarambiwe bagiye. Imana iturinde kurambirwa, ahubwo iduha imbaraga zo kutitiriza, iduha imbaraga zo gusenga iteka, iduha imbaraga zo gukomeza kuyizera, iduha imbaraga zo gukomeza kuyikurikira, kuko ari Imana nziza. Ndabakunda rero inshuti z'ijambo ry'Imana, kandi Yesu asoza avuga ngo mbese igihe umwana w'umuntu azazira, azasanga kwizera kukiri mu isi uyifate nkawe, we kureba abandi, we kureba hirya. Mbese igihe Yesu azazira, azasanga ugifite kwizera, cyangwa ibyo wamutegerejeho nubona utabibonye, uzarambirwa uve mu byizerwa. Ariko hejuru yarabanje akubwira ngo musenge iteka mwo kurambirwa, buri munsi usenge, kandi buri munsi usaba Imana icyo wayisabye. Imana ni umunyembabazi,
izaza vuba isubiza intore zayo zisaba ku manywa na nijoro. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana ibaha umugisha, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rwayo bigumane namwe iteka, mu izina rya Yesu Kristo, amen.